sawa niko byumva iyo byakomeye hasi mu ipantaro na miliyari wayitanga wowe guteta bunga igitangaje nuko huri ibiciro kubiribwa no kubinyobwa bidasembuye ngo akose ubundi ni gute urumva umuntu utarize aza kifata akayobora abantu bize bafite n'impamya ubushobozi zirenze ngo agiye gushinga urusengero arinjije ntago yigeze yiga iyobokamana nta n'ikintu nta nonsiyo nimwe bifiteho akaza mutonda akabyuka ngo agiye gushinga urusengero ikaba ibuti cya 10 giciye kuri banki ubu muraje mujye kuvuga ngo turi mu minsi ya nyuma ngo bari kubabangamira aho ya leta iri kubarinda ko ibiceri by'amanga akwiye kuba mushora mwishyura miliyari z'abana banyu cyangwa mukora ibiki muyashyira bariya yarafitana kwa gaseke kagenda bayeze nangu niba ushaka visa ngo shiramo hano niba ushaka imodoka ngo shiramo hano niba ushaka iki ngo shiramo nyine buri kintu bitandukanye nese gihe nuzi ko bamushakishije cyane bigata birangira nanagiye akava mu gihugu ngewe naretse akazi kanje kugira ngo nze nkugisha ijambo ry'Imana na Yesu yari umubaji ageza ku kwigisha ijambo ry'Imana avuye ku kazi amafaranga tuzadutura na iki urusengero rukeneye amabati ari kuva tugomba guhita tuyatanga n'ahantu dusengera urusengero rukeneye gukorerwa iki n'iki umuntu wacu dusengana yarwaye tujye kumusura dukeneye intebe tuzigure kuvuga ngo pastor nge imodoka ariko pastor utuma wegera Imana we ko nta hana abafite ahinga kandi nkubwe ngo ajye ku kazi ajye ku kazi kandi nibyo twavugaga ajye ku kazi none nakuvuga nta ntumwa y'Imana n'imwe itari ifite akazi habamo abarobyi harimo ababaji harimo abahinzi harimo abakoresha bikoro bamwe bize harya nibande babize abo nabo birangiye nyimenya ari gihe nyine aho ngo ujya gushinga urusengero bizajya bisaba uri kubyumva abantu 1000 urumva bafite ID na nimero de telefone kandi bakajya banasinyaho none se ko numva ibyo bimeze nko gushinga ishyaka ikaze bakonzi ba Moza Stories uyu ni Jenkizi nyuma ya kamera nk'ibisanzwe imbere murahareba Fosete bitese amahoro amakuru y'iminsi meza cyane abakonzi bacu rero ibiganiro byacu nakagaruka nkuko mubizi aho muri hose muherereye nizere ko mumeze neza ubuzima ko bimeze kose mu bwakiro uko nguko bimeze neza ushimira Imana bimeze nabi ukore cyane usenge cyane bize kugenda neza nicyo tubifuriza nk'abakunzi bacu kugira ngo mujye mubana natwe mufite ubuzima buzima ndagira ngo mbabaze hariya muri comment muze muduhe feedback ese ibiganiro tumaze iminsi tubahereza ibitekerezo byacu inama tugirana mwebwe muri kubyakira gute muri kubyitwaramo gute niba nta kirahinduka ufunga umutwe uhinduka n'itegeko se uba wanangiye nyine hari igihe unangira niba utarahinduka hinduka kuko ibintu twavuze rero ni byiza nk'inama meroka kubagira arambwiye ngo keneye inama ku bahungu inama ku bahungu inama ku bakobwa muzamuzanire no muhungu cyane n'umukobwa oya kandi tuza kuri ikiganiro kivuga ku nama ku bahungu abahungu tubaha inama se nabo niga zanjye tugomba kubahereza inama tubabwira ukuntu mugomba kwitwara muri iyi mihanda kugira ngo mutabangamira abashiki bacu mutabangamira bagenzi banyu muhiga amafaranga mumenye kuyasevinga nyine nimureke kuyashora mu ninja mutuma zibaho neza twebwe tubayeho nabi ninja niyo mbere ugomba kubaho neza kuko mwagiye mwishaka niba ari uko nguko izi ninja ziba ziri gutekereza rero ubwo dukwiye gukora inama meze mbyemera inama yishize iyo nama nyine yo kuganiriza ninja ntago wayegera utayicoreye cora nyine tugomba kubyigaho ngiye nkababwira ukuntu batagomba ubwo no kuzishorera sawa niko byumva iyo byakomeye hasi mu ipantaro na miliyari wayitanga wowe guteta bunga nicyo kibazo niwo mutega Imana yadashyizeho hariya hasi hanyu nizo n'inginye zanyu se iyi miyaga se iyo mu majyaruguru rwose twagiye gukorera ikirere ni insazi igisenyi hari imiyaga myinshi pe akonje noneho ntabwo ukuntu nicaye birakaze ntago wakica style se aho kwica style wakicwa n'intuza harya n'umusonga mbeho irakwemeza birabaje ko akunze tudashobora kureba hano hasigare ku nambaye neza trop
nze ndabyerekana sha fashe genda ikibazo ni ubusa twagiye Jenk dutangira ikiganiro rero turabasuje nzira ko meze neza nawe bitanimeze neza no kuri mwihangane niko muri isi bimero uyu munsi bimeze neza ejo byanze nuko nyine ni gukomeza turwana duhatiriza so uyu munsi ngingo mbere tugiye guheraho Jenk ikintu cya mbere amakuru none ahangaha amasukano ukuntu ibiciro ku isoko byuriye abuze igitangaje kansoza igitangaje nuko huri ibiciro ku biribwa no ku binyobwa bidasembuye kumva ku bantu banywa fanta abarokore 6.3%. ariko abarokore sinzi leta irimo kubatekerezaho cyane dore n'iby'insengero bamerewe nabi n'insengero banke RGB uturere ubu ngubu abantu uwo muntu wabyukaga mu gitondo ngo ngiye gushinga ku rusengero ariko ibyo tubivugaho nyuma gatatu tuvuga ukuntu The Ben na Pamela baritegura kwibaruka umwana w'umukobwa The Ben yabitangaje muri concert ya Brussels hagibwe ni mu Bubiligi Brussels ni mu Bubiligi mu Bubiligi urumva muri album ya Bwiza yitwa 2050 Shades urumva ntabwo ibintu bibaho Jenk 2050 ni 2050 oya desa 50 nabiri ni 5 nashaka kuvuga desa 50 250 subwo ngiye mvuze 2050 ndayirashe urumva ni 250 shades so rero yarabitangaje arimbira n'umugore we yandirimbo yabo ngo True Love so rero birangira yitangaje anavuga ko amazina y'umwana wabo bazamwita amazina bagendeye kuri bino bihugu ngo amaze iminsi gukoreramo concert kandi amakuru avuga ko Pamela buriya agiye ashobora kuzabyarira hariya muri Amerika atazagaruka kuko mu byagaragaraga mu kiganiro ko The Ben yamuhamagaye ku rubyiniro yari afite intege nkeya byagezeho anamanuka ku rubyiniro The Ben sigara wenyine ari kuririmba so bivuga ko ashobora kuba ari hafi vuba aha turi bwibaruke turi bubone umwana niba bari bwibaruke mani ntago ari twebwe ahubwo gusa nyine tu imana ibijyemo bazabyare neza bibaruke neza nicyo tugenda namwemera nese n'ibiceri ko bihari bizabyarire muri Amerika nyine birabareba hano twigarukire ku madini yacu ariko Kaciro natwe hano babyara neza cyane hari ahantu ndahubaha ngewe none twigarukire rero ku mategeko agiye kuzajya agenga umuntu ugiye kuzajya ushinga urusengero uri kumva ibyo abantu babyuka mu gitondo ngo nabonye runaka shinze urusengero nangiye kurushinga byanyu byasubiwemo no ingingo ya mbere kwiyandikisha byaje bisaba miliyoni 2 zidasubizwa miliyoni 2 adasubizwa none se ko numva nta muntu ugomba kuzajya yiza uko yiboneye wese ngo avuge ngo nkizari urusengero cyane bya bindi umuntu yabyukaga ngo ngiye ngo ndi mu mwuka ngo ndahanura ngo ngiye gushinga urusengero zero ako buri uko leta yamaze kubona ko ari business urusengero ni business nose twareka kubivuga urusengero ni business pe ubwo umuntu yajya aba yapanze kuko abantu bagomba gusenga bakegereza Imana ubu leta nta kintu yabibonyemo ikahita ibaca amafaranga gutyo gusa oya impamvu ibyo yabonye ngiye ikintu ntekereza kugira ngo bace akajagari kari mu nsengero sibyo ni nk'ibyo narindi kuvuga uzi ko umuntu yabyukaga mu gitondo uri kumva ngo ngewe ngo ndumuhanuzi ngo nuzura umwuka agategenda gatashinga urusengero uri kubyumva rero ibyo byose impamvu leta yabishyize no kugira ngo kakajagari kose gacike hari ibintu byari hari ibyumba ngo byabaga mu makaritsiye hari ibyumba byabaga he ugasanga insengero ni nyinshi cyane ahantu habaruye hafite insengero nyinshi cyane ni ADPR none se insengero zibaye nyinshi bitwaye iki zibaye nyinshi bitwaye urumva nta kintu bitwaye se bamwe bariba abaturage nayo ngo iki none se no kwiba abaturage nyine ariko ubundi nta bantu basengaga badasora ahubwo se abo bantu reka ngo urugero umuntu uhagarara RGB yaravuze ngo ako se ubundi ni gute urumva umuntu utarize aza akifata akayobora abantu bize bafite n'impamya ubushobozi zirenze ngo agiye gushinga urusengero arinjije ntago yigeze yiga iyobokamana nta nonsiyo nimwe bifiteho akaza mutonda akabyuka ngo agiye gushinga urusengero Yesu se we niyabayoboye yarinjije Yesu we niyarinjije ariko Yesu yari umwana w'Imana we yari yarahumekeweho n'Imana Yesu uramugereranya n'abantu nese ibyo kari ibyo mwebwe babigishije murabizi kandi bande babigishije nyine twakoze batwigisha ko yari umwana w'Imana none se urabihakana wowe
njyewe icyo ndi kuvuga nuko nzi ko atize iby'uko ngo yari umwana w'Imana yahumekiwemo nyine we tumva ko ibyo nabo barega uwo mwuka babuzuye bakaza gusenga bari muri uwo mwuka nabo uwo mwuka baba wari uw'Imana bahumekeye ntutekereza ko bose ariko baba bafite uwo mwuka w'Imana by'ukuri hari abatubuzi hari n'abatari abatubuzi hari kuba systeme yo kugira yo kuvumbura ahubwo abatubuzi hakabaho ibizame bate mu gihe abo ngabo bari guteza akajagari bashinze urusengero nese ubujenke reka nkubaze ubu ngubu ejo n'ubundi nubyuka mu gitondo ugahita urusengero hafi y'iwawe urumva ntabwo ruzaba ruri mu kajagari ntiwagiye muri RDB ngo urwandikishemo urukumva uraho gususa ubyuka mu gitondo ngo ngiye gushinga urusengero nyamara abantu nimushake mutangire mu bitekerezeho urumva niba gushinga insengero barimo kubanza kwishyuza abantu barimo kubanza kubishyira muri mbese kubigira nk'ibigo by'imari bindi nk'ama business yandi ari insengero mwaba Kristo mu bitekerezeho abitekerezaho gute mbese batekereza ibyo bashaka ntabwo ngiye kubaho umurongo wo gutekereza ariko bumve ko nyine ntabwo bikiri insengero nk'uko twabitekereza nk'uko byahoze umva ya ngingo rero twavugaga uhagarariye n'uwungirije bagomba kuzajya kuba bafite impamyabushobozi barize iyobokamana cyangwa se bafite equivalence y'amasaha 1200 ahubwo amasaha 1200 equivalence niyo ntazi niyo nanjye nzajya kubaza nkamenya ubwo se bivuze ko nyine bagomba kwiga niyo wakiga ntusoze ariko ukaba warantendinze amasaha 1200 wabona urumva wabyibishe genda nakubwiraga nta kubyuka mu gitondo ntayoboka amana uzi nta kintu kimwe uzi from nowhere ugiye hariya ngo ugiye gushinga urusengero nose nazajya aba yariza adafite utwo tumiliyoni 2 urumva bizakunda se kandi bava ko ibaze ko ariyo ngingo ya mbere azajya muri banki afate credit ibyo nibyo biramureba niba yimuhaza azashinga urusengero ibyo se ari ikibazo bitwaye apfa kwizo miliyoni 2 bazibona hariya ako suko credit bazayemerara nose si business urumva atari business ako siko ari byo akazajya akora yishyura abaturage bagata batura twagiye no kugingo 3 production igendanye n'imibiro myiza y'abaturage mu karere rwo rusengero ugiye kurushingamo sibyo niba ugiye gushinga urusengero aho ngaho muri ako karere kawe ugomba kuruhashyira ugendeye ku mibero myiza y'abaturage ese urusengero ruzamarira iki abaturage sibyo ese hari abo nzafashamo muri urusengero abaturage se ko bagomba kugufasha abaye nyiri urusengero bagomba kubafasha ngahumva impamvu na leta nayo bishyize no kuzi ko insengero zifite amafaranga yego ese abaturage uzabafasha wenda hari abatiga hari abo wenda bakeneye kubona ubushobozi runaka ukeneye kugira ngo ibyo byose mbere kugira ngo ushinge urusengero ugomba kuba ubifite none numva icyankuyeho icya 10 kizakinyura kuri banki ahubwo ikintu nibaza ni iki ngiki tuzajya dutura baduhe nimero ya konti ya banki cyangwa tuzaduturira hariya bayafate bajye kuyaversa kuri banki ubundi ko katolika ari ukuntu bamara kubara amaturo bagahita bayatangaza mu baturage rwatuwaya nayo mu rusengero muri katolika yego yewe bibaho mu kiliziya yego urabizi ibyo bintu yego guki ni bihoro niba utari umukatolike byihorere umva byo nkubwiye se barabara uwo munsi ako kanya rwose muri ya matangazo batanga bagahita bavuga uti hatuwaya naya noneho iyo muri misa ya 3 barakubwira uti muri misa ya mbere hatuwaya misa ya 2 hatuwaya misa ya 3 hatuwaya mu cyumweru cyashize hatuwaya ibyo bintu katolika buri cyumweru njyawe nzi ahantu nzi babivuga ni igihe habayeho ubukwe uri kumva noneho byabisekeye abageni babafashe nabwo nta nubwo bayatangaza nako ndabyibutse baragenda bagahamagara abantu babo baba bari mu bukwe bagafata bya biseke bakagenda bagafata amafaranga bakayabara abageni bamaze kubahereza ibyo bintu byo kubara amafaranga mu kiriza muri katolike ntabyo nzi jenki ndaguhakaniye ababizi zose betubwe muri comment dusanga muri comment ko tubizi ndabizi neza nago abakatolike babura kuba bature ubu nusanga barwa nta kundi nyine ubwo ngewe tugiye kubetinga nge nawe tubetinga iki wanze kubyemera kandi nyine nagiraga ngo mite nkubaza uti ese mu barokore nabe icyo kintu barakigira baragikora ntacyo nzi cyose maze nsenga ntacyo kuko katolika ibyo bintu byirabigira
noneho ubwo umuntu atura hariho agaseke gafunze nyine biba bifunze, hari umuntu ujya inyuma n'abana babahereza bakajya kuyabara, kandi iyo babara amaturo nta muntu ukora mu maturo mu ntoki, baba bafite akantu bayabarisha, ntabwo bakora ku mafaranga. None se twebwe kuba tuba twarakuze twarabayabahereza mwana niba dore guseka ibyo wahereje he wowe utajya unasenga sha mwana, none se ubu ngewe wowe urasenga nese ko ndi kuvuga kera. Ceceka rero wivuga ibyo abantu basenga kandi udasenga, ntabwo byuzi. Ese ushaka kumbwira ko byahindutse kera? Ibyo bintu ntabyo nzi, ndakuhakaniye ko ntabyo nzi. Ariko ngewe ishyiraho shetani nsheti kireka tuzabaza cyangwa nzabaza ugaruka n'ingaruka mu kiganiro, nzabaza ikintu tuzaheraho, kandi n'abakunzi bacu babizi b'abakatolika bazana muri comment babitubwira. Kuri buhita ubibonamo se koko abakatolike iyo bamaze gutura bafata amaturo bakayabara bakayatangaza. Okay, sawa, dukomeze ubundi byo tubyihorera. Turacyari kuri ingingo ya 4. Icya 10 kizajya kinyura muri banki. Nyine ndi kwibaza ukuntu bazajya niba batuye miliyoni 2 muri banki batazajya banyuza yimwe. Ubwo kuwenda ngira ngo RGB ifite ukuntu yabiteguye, ariko ukuntu mbitekereza niyo bafashe imizo kuzajya nyura muri banki bazajya batanga konti y'urusengero abari hica, kuko hari indi ngingo turi buze kuza gusangamo. Cicika banze wumva ariko kubera yuko hari indi ngingo turi buze kuza gusangamo inyuma, iri buze kuza ivuga yuko audit izajya ikorerwa urusengero, si byanga itorero runaka, yabimenyeshejwe itabimenyeshejwe. Nyine ishobora kuba yabimenyeshejwe nkuko yaba itabimenyeshejwe, bivuga yuko bafite uburenganzira kuzaza igihe cyose bagakora audit batabamenyesha cyangwa babamenyesheje. None se ubujenke tuvugije ukuri, urumva atari cyo bishaka gusobanura? Yego, bivuga ko iki cya 10 barazajya bashyiraho konti, urumva? Ahubwo ndibaza nti babantu batagira konti bizabigenda bite? Ako si cya 10 bari amafaranga menshi umuntu atangira rimwe, ntago ari amaturo bisanzwe. Yego, nabyo nta kibazo. None wumva ikindi kintu, amaturo mu musengero no mu biterane, ukumva azajya amenyeshwa nayo RGB. Amaturo mu musengero no mu biterane wenda niba amaturo nibyo twavugaga. Nibyo twavugaga. Niba wenda muri iki cyumweru cyose, iki cyumweru wenda harabayeho igiterane, hakaba haratuwe amafaranga n'aya ngaya, bezajya babimenyesha RGB. Niba mu biterane harabonetse amaturo n'aya ngaya, nabo babimenyeshe RGB. Uri kumva ibintu bigiye gukara? Reka mbabwize ukuri, abantu babyukaga bagashinga insengero akanyu kashobotse. Leta ariko ikunda abaturage, tuyobeke katolike rwo rusengero rumwe. Bari barabonye ikono ibiceri byacu babiryohamo, ushinga urusengero mu mwaka umwe ukabugenda muri vewiti ukuntu amaniga. Njye yari umuniga wigeze ku ntengo, hari imwe naramwemeraga nzi ko ari umuntu kabisa ujijutse, arangije arambwira ngo sha ngo pasiteri wanjye bamwita dadi na ngo dadi sha ngo uzi ko ngo imodoka ye ngo yapfuye, ngo reka mfite ngo service ngo ya 11 ngo tujye kureba ngo ko twabona yo kumukoreshereza imodoka. Kandi iyo modoka nayo barayiguriye n'abakristo barayiguze, n'abakristo barayiguze. none ndamubwira ati none se waba niba twumve nabirega turi kuvuga ibintu by'ukuri bibaho, ntabwo ari ibintu turi kuvuga by'ibihimbano. Nukuri amaniga yaragiye arabamanipira, abumvisha ukuntu agomba kuba akoresha ibintu bihenze, kandi bibavuye ngo bahagarariye Imana ngo ibiki n'ibiki. Urumva ibintu nk'ibyo ngibyo namwe bikabajyamo. Bavuga ko pasiteri ngo ari nyine n'umushumbo abahagarariye Imana ku isi. Yego, ahagarariye Imana, ariko ntago agize nkuko bavuga ngo abaturage ngo bagomba kumutunga, nyine abayoboke biwe, nabyo ndanabyemera. Ariko inzira igana ku Mana ntago aba ari ibintu by'umurengera, ntago ari imodoka, ntago bita bivuga ngo ugira imodoka ngo y'igikoko kabisa cya danje. Niba ari inzu ugomba kubonera ubuntu, ntago ari kuvuga ngo nukubibonera ubuntu, si byo mvuze nyine. Ntago niyo bavu ndikubwira bakajya harerega bakabivuga mu by'ukuri ngo muture ngo muture ngo hakenewe cyane biba hanze ngo hakenewe ngo imodoka ya pasiteri ngo kandi private jet yiwe. Mwebwe mwaba Kristo mwe, iyo private jet umubajije uti utayigiyemo ukagenda mu zindi nazo kari wabiki. Na mukozi w'Imana ugenda mu ndege hajya bahita hamwe hajya abantu bose bisanzwe muri economy. Muri economy ni muri economy nyine, ni
ibice bitatu by'indege, hari classe, hari economy, business na business. Muri economy urumva ntago yayigenamo kandi ari umukozi w'Imana wiyubashye, sibyo? Fata abakozi b'Imana bakomeye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, uzi noneho ejo bundi uzinjiremo ubusange nawe muricaranye, nyine bita bivuga ko nta gaciro baba bahawe. Oya, abagomba kwicarana n'abana akagenda bigisha. Agomba kugenda muyerero, ahubwo nta hantu afite ahura n'abana agahura n'abana agiye kubigisha. None se urumva iyo ngiyo atari mind nyine yewe aba yihaye akayishyiramo abantu kugira ngo abashe nyine kubakuramo ibice namwe. None se tuvugishije ukuri ko niba byo ndi kuvuga ari njye uri mu buyobe, kubera iki leta noneho yabibonye noneho ikaba ivati cya 10 giciye kuri banki. Ubu muraje mujye kuvuga ngo turi mu minsi ya nyuma ngo bari kubabangamiraho, ya leta iri kubarinda ko ibiceri byanyu bagakwiye kuba mushora mwishyura milivare z'abana banyu cyangwa mukora ibiki muyashyira bariya, ariko murasetsa bamufungira hano mu mujyi ariko uvanga ngo turane ngo bigende bite afite nuza nago iyo nkuru yibuka byara ari kubivugira mu muhanda cyangwa mu rusengero rwe ngo Imana wenda zikushakira nkuru neza. Yari afite akantu k'agaseke kagenda bayeze nango niba ushaka visa ngo shyiramo hano, niba ushaka imodoka ngo shyiramo hano, niba ushaka iki ngo shyiramo, nyine buri kintu bitandukanye. Nese gihe nuzi ko bamushakishije cyane bigata birangira nanagiye akava mu gihugu. Ngaho tuvugisha kuri mwa abantu muri iki gihe harimo pasteri umuntu araza agafatirana amarangamutima yawe. Kuko tuzi ko nyine ku Mana n'ibintu nyine tugomba kwibombarika, tugomba kugenda gake kugira ngo ubone ijuru, nagomba gukora ikosa, nagomba gushyiramo ubwenge bwinshi ngo ijuru ni ry'abato nako ngo ni ry'abaswa. Nta bwenge bwinshi ugomba gushyiramo. Niyo mpamvu ari umuntu ugeze kuvuga ati ibintu by'ibirimo Imana benshi baba barahobagiye. Hari ababivuga gutyo, ariko none tubifata uko nguko kireka niba utizera Imana udasenga. Tugomba gusenga yego pe ako tugashiramo akantu k'ubwenge byanjye wapi ubundi paste hari intumwa y'Imana itari ifite akazi, nta ntumwa y'Imana itari ifite akazi. Ntabwo uzi ko hari abavana no mu kazi bakajya kuba niho bwabo uyobe bubera, bagahita baza bakakubeshya ukuntu ugomba kubatunga aho. Ya nta ntumwa na Yesu yari umubaji, njyewe naretse akazi kanjye kugira ngo nze nkugisha ijambo ry'Imana. Na Yesu yari umubaji ajyaza kukwigisha ijambo ry'Imana avuye ku kazi. Ibintu byo kuvuga ngo aje gutunga ngo araje mu mutunge ibyo yakoraga byose arabiretse kugira ngo azajya mu ijambo ry'Imana. Izo njuga nazireke, wowe ujye unyigisha nyine nta kibazo, ariko twese tujye ku kazi twumvikana umunsi wo kuza gusenga twese tuvuye ku kazi. Natura amafaranga tuzadutura n'ayiki. Urusengero rukeneye amabati ari kuva, tugomba guhita tuyatanga n'ahantu dusengera. Urusengero rukeneye gukorerwa iki n'iki, umuntu wacu dusengana yarwaye tujye kumusura, dukeneye intebe tuzigure. Kuvuga ngo pasiteri ngo imodoka, ariko pasiteri utuma wegera Imana we ko nta hantu aba afite ahinga, kandi nkubwiye ngo ajye ku kazi ajye ku kazi kandi nibyo twavugaga. Ajye ku kazi none nakuguti nta ntumwa y'Imana n'imwe itari ifite akazi, habamo abarobyi, harimo ababaji, harimo abahinzi, harimo abakoresha bikoro bamwe bize, harya ni bande babize. Biranjye nyimenya ari igihe ubwo birakujabutse ubu biranze. Imana we rero muri make ibyo ndi pasiteri bazakatwibwirisha ngo tugure imodoka. Oya ngo ngiye mu kazi kanjye nagahagaritse. Ni ukuri ko Imana barahari bagiye batanga nagize ari impuhwe ko akazi yagahagaritse. Izo si mu baba dufitiye wapi ni amaco y'inda na mu baba dufitiye. Abagira ngo yirire ku maturo, abagira ngo ariko se tuvugisha ukuri, ahubwo twibaza ikindi kintu. Uziko usanga pasiteri akize kuruta umuyoboke. Uziko ari umuyoboke uburara pasiteri aba nko muri etaje twatuye ibi kandi wajya kumubwira agahita avuga uti ariko barasabiriza niyoboke ko bijye bufata ibiceri byabo bagatanga. Urumva umwana wiwe akarwara abana yatangaga bakagera ni yavuze ngo umwana wanjye bamwirukanye ku ishuri cyangwa umwana wanjye yarwaye akabibwira pasiteri, ahita amushyira kuri list akavuga uti nzabivuga muri weekend turi gusenga, nzabivuga muri service yasangaye bagukomanyirize. Ntago ahita avuga uti oya kanjye kuri banki y'urusengero ngushye, ntago ibyo ngiye abiganire na komite. Ariko umwana uzi ko nari muzabibazwa shabye no ahubwo yaguva mu bw'ikindi kintu nibaza ngiye nyene ko nabantu abadukukiye bazatubwira. Urusengero ruba rwanditse kurinda, pasiteri ku gihugu kurinda,
nari pasiteri n'abapampe biwe kuko urusengero kugira barubone iriya nzu ubutaka bamwungiriza bafatanyije kugira ngo bakore urusengero iriya nzu baheramo nyine urubizi bagenda burira bagera ku bintu byinshi bagera heza ibintu nk'ibyo hariya baba barahereye reka abari nk'abantu nk'icumi nk'abangahe wenda bishyira hamwe ingenzanye ubutaka cyangwa turakusanyije turabiguze abo ngabo niwe biba byanditseho ari nabo babandi birangira hajemo amatiku kuko pasiteri niwe uri imbere niwe uri kubona ibiceri byinshi niko bigenda niyo mpamvu usanga amatika aza gusanga bashwanye bamwe ngo bagabane sibyiza kuko Gitwaza ntabwo abyumvise noneho ashaka kugabana ngo wasanga nka Gitwaza amaze kukifatira ahise ajya kwigurira ibindi hirya no hino byiwe ku giti cyiwe kuko we yafatishije niwe uri imbere abakristo babona wowe wundi uri inyuma ntabwo abakristo bazamumenya wahita atangira kubabwira turere imigabane mufata se simo yizi niyi ati se kuri kuturushaga ngiye narakoze ibintu nk'ibyo ntibabyumve ubwo rero iyi ngingo ya gatanu twayivuzeho amaturo mu nsengero no mu biterane azajya amenyeshwa RGB none uburenganzira mu nsengero bimenyeshejwe bya bindi byo gukora audit uzajya umva itorero ryemerewe kubimenyeshwa cyangwa se ntibibimenyeshwe audit mbese leta izajya ikora igihe bishakiye yego igihe bishakiye cyo baza kureba amafaranga aba yarakoreshejwe uko yakoreshejwe mu nsengero nicyo audit muri rusange yemugije kuri leta yari yaratinze ariko nimujye hariya mujye kubeshyera leta muvuge ngo iri gutuma iri gukora ngo amakosa mu byite ya minsi ya nyuma nababwiraga nyine nibyo nababuzaga uzi impamvu ndi kwanga ko muvuga gutyo ni ukubera ko hari akavuyo kenshi mu nsengero Jenke ni ukubera ko leta iri kwivugira ku bijyanye n'amafaranga ntabwo irimo kuvuga ngo mujye muvuga musenga ibi n'ibi ngo nimugasenga ibi n'ibi hoya iyo iri kuvuga ku bigendanye n'amafaranga no ku buzima bw'abaturage yego nibyo iri kwivugira reka ngubwije akuzikora umuntu abyuka mu gitondo afite inzu yiwe ku ruhande ya annex agata kutamo icyumba cy'amasengesho abantu ejo bagapakira bakuzura ibaza imvura yaguye ndi agatavuga ngo twagutse ngo reka noneho tujye mu yisumbuyeho yego uri kubyumva imyaka 5 bakaba bakoze urusengero rwa danje yego urumva turabyanze icyo gihe imvura izaza ari nyinshi basange niyo mpamvu baciye ibintu byo gusengera mu butayu no mujya mu mazi ntabwo wajya kubibona kwera ibintu byabaga ku bantu banarwarirayo bamara noneho cyane abantu nk'abo ngabo nibo baba bizera imyuka mibi iyo urwariye mu butayu uhita uvuga ko ari umudarimoni witwa runaka shabureke mbabwire Jenke se noneho hano shamahara yagasanga twagiye kwiyandikisha mu karere kwiyandikisha mu karere nyine aho ngo ujya gushinga urusengero bizajya bisaba uri kubyumva abantu 1000 urumva bafite ID na nimero de telefone kandi bakajya banasinyaho none se ko numva ibyo bimeze nko gushinga ishyaka no gushinga ishyaka nabyo bagusaba ayo masinyati nabyo bisaba y'abantu umva nibyo ni amategeko ari ubu ngubu rero abantu bashaka gushinga insengero bamuntu abyuka mu gitondo ati labashakalala zero uzajya ugenda ibyo bintu uvuze shano kuri kw'Imana nabyo ni scam ugiye kuvuga ngo ujye ubyemera aya uzima mva ari scam ibyo byose ndi byicyo mbivuga ngewe reka ngombe kwibwirire umuntu asigaye abari gusenga yamara ko bari gusenga akavuga nk'iryo jambo urugero ese ni bose shakaramu urugero ni mu ndimi bavuga mu ndimi yamara kurivuga hagashira iminota 2 akongera akakavuga kandi aba ari interuro nyine wavuga nk'amasegonda 5 akayivuga nk'icumi mu isengesho ari gukora ubu tuvugishije ukuri yego ubu iryo jambo urumva atarera borotse oya ntago ari ibyo ngibyo ubundi ndi bibasona ko ari ibintu byizana sibyo hari ibyizana ko n'ibitizana hari ibyo umuntu aboroka hari ibyo umuntu yaborotse nkuko twemera ko mu bigisha nyine harimo abahanuzi b'ibinyoma akaba n'amahanuzi b'ukuri sibyo hari umuntu uza akakubwira nk'ikintu urugero ngo ndaguhanuriye ngo ugende ubwire ngo mama we ngo ndamubona ngo kandi mama we yapfuye kera ubwo urumva ngo atabara umuhanuzi w'ibinyoma ariko bose ntago koko ari abahanuzi b'ibinyoma harimo ari abahanuzi b'ukuri bavuga ibintu by'ukuri sibyo ni nk'ibyo nawe uri kuvuga ngo kwa kundi bavuga mu ndimi bakuzura indimi ngo baba bavuga ibintu ngo bitari byo ngo ni baba brotse oya
ni ibintu byizana umva nkubwire nyine ntabwo bose yaba ari abahanuzi b'ibinyoma tureke gucumurira mu ijambo ry'Imana ntabwo turi kwicumurira ariko ntabwo twabimenya nese oya tubabaswa nibyo tuzajya mu ijuru ubundi ngo iby'Imana bisaba kwigira injiji reka tubabaswa imaze kwigira injiji nibwo uba ugize nibwo uba uri kugenda nyine umenya ukuntu ibintu bimeze so rero aya niyo makuru yasaga nkaho ari trend urumva rero soza turebe ko twarya kano gafi ugiye kugurira ifi se abakunzi ba Moza Stories kambacomoke ikiganiro byacu nakagaruka ubu ngubu tuya tubakwita trend imihanda trend umva tumenyaga tundi tugatangaza ndabashimiye abantu mwese twabanye muri iki kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye Imana ikomeze barinde kandi bamugisha ciao ciao